urupfu rw'umunyeshuri wishwe n'abataramenyekana gusa bagahisha ibimenyetso bavuga yuko yiyahuye nubwo nta kimenyetso na kimwe cyerekana yuko yaba yishwe koko. Kaminuza ya Maseno mu Rungabangabo, urupfu rw'umunyeshuri ruteye impaka bitewe n'icyaruteye. Kaminuza ya Maseno iri mu gahinda n'impungenge nyuma y'urupfu rw'umunyeshuri umwaka wa mbere witwa Durukamo Gaka wabonetse yapfuye nijoro aho yabaga muri Maraho Stress. Icyateye urupfu ntikiramenyekana neza, bikaba byatumye havuka impaka n'ibitekerezo bitandukanye ku cyaba cyabaye. Ibi ngibi byabaye mu ijoro rikeye. Bamwe mu banyeshuri n'abaturage bavuga yuko ashobora kuba yiyambuye ubuzima, mu gihe abandi bavuga yuko ashobora kuba yishwe n'abataramenyekana. Ibi bitekerezo binyuranye byakomeje gukwirakwira mu banyeshuri, bituma ubwoba ndetse n'akajagari byiyongera, cyane ko nta makuru yemewe aratangazwa ku byabaye mu by'ukuri. Inzego zibishinzwe zatangaje ko iperereza rigikomeje, zigasaba abantu kwirinda gutangaza amakuru adafite ishingiro kuko ashobora guteza urujijo n'ihungabana rikomeye mu muryango witabye Imana ndetse no mu banyeshuri muri rusange. Bavuga yuko ari ngombwa gutegereza ibyemezo byemewe bizava mu iperereza riri gukorwa. Uru rupfu kandi rwongeye gukangura impungenge z'abanyeshuri ku mutekano n'imibereho yabo, cyane cyane ko bamwe bavuga yuko mu minsi ishize wumvikanye amakuru y'izindi mpfu z'abanyeshuri zabaye mu buryo butarasobanuka neza. Ibi ngibi byatumye habaho kwibaza niba koko hari ikibazo cyagutse gikeneye kwitabwaho byihuse. Abanyeshuri basaba ko ubuyobozi bwa kaminuza bwakongera gushyira imbaraga mu kurinda umutekano, gukurikirana neza ibera amacumbi y'abanyeshuri no gushyiraho uburyo bufasha abanyeshuri bagaragaza ibibazo by'imibereho n'ihungabana. Bavuga yuko kwirengagiza bino bibazo bishobora gutuma impfu nk'izi ngizi zikomeza kwiyongera. Ubuyobozi bwa kaminuza ya Maseno kandi bwatangaje ko buri gukorana n'inzego z'umutekano kugira ngo ukuri k'urupfu rwa Durukamo Gaka kumenyekane, bwihanganisha umuryango we, inshuti ndetse n'abanyeshuri bose, basaba gutuza ndetse no gutegereza ibisubizo by'iperereza. Mu gihe hategerejwe ukuri ku byabaye, urupfu rwasize ubutumwa bukomeye ku kamaro ko kwita ku mutekano n'imibereho y'abanyeshuri no gukomeza gusaba ko buri kibazo kibaho gisuzumwa mu mucyo ndetse no mu bwitonzi, hagamijwe kurengera ubuzima bwa buri wese. Ngayo nguko rero, njye ndacyari Obi na ngini Obi Time News. Obi Time News.